Reka nongere nguhereze ikaze kuri iyi YouTube channel yanyu. Ngira ngo muri iyi minsi umaze iminsi wumva ngo mu Rwanda ngo abasirikare bayo bari hano muri Congo, ngo hariyo abasirikare benshi bari gupfirayo, mbega nyine ukumva ko abantu bari kubivuga bababaye, mbega bimeze nk'aho hari abagenzi babo cyangwa se abavandimwe babo bari kugenda bapfira muri M23 cyangwa se hano mu gihugu cya Congo. Ese ubundi ibi bintu koko uko Congo ibishinja u Rwanda nibyo? Ese ubundi uko abanyarwanda benshi bagenda babigarukaho bavuga ngo abavandimwe babo bari gupfira muri Congo, u Rwanda nirurekera aho ngaho rureke kohereza abasore barwo muri Congo bajya kubamarirayo, mbega nyine ukumva ko ibi bintu bishobora kuba hari ahantu hamwe bibangamye, cyangwa se ahantu nk'urugero nidufatira urugero kuri aya mafoto ari hano, urasanga ari abasore imiryango y'abagiye postinga kuri Facebook ivuga ko bapfiriye mu gihugu cya Congo, ko bagiye bakagaruka ari imirambo, kandi ko mu gihugu cyacu nta ntambara babona ngo bavuga ngo basi ngo niyo baba bapfiriye. Mbega nyine ugahita ubona ko harimo ikibazo gikomeye cyane, ndetse akaba ari nibyo bintu tugiye kugarukaho kano ka mwanya, by'umwihariko bitewe n'uko abasirikare benshi bo mu gihugu cy'u Rwanda nyine, kandi by'umwihariko abari gupfa benshi bari gupostingwa ni mwene bano basirikare nyine bita ngo ba kadete, bano baba bakijya mu gisirikare, ukabona nyine ni wa musirikare uba utaramaramo igihe akigenda ukajya kumva ngo yapfuye, kandi bakaza bakubwira n'impamvu zidafatika. Ibi ngibi rero biri gutuma kuri Facebook by'umwihariko no kuri TikTok, kuri Phoenix, usanga abantu benshi bagiye bapostingaho abakuru babo, basaza babo ngo bagiye bapfa, bagiye babura, mbega nyine bigahita bikurura ishusho twibaza ngo ese ubundi koko ingabo z'u Rwanda zaba zirara mu gihugu cya Congo ziri kurwana cyangwa se zishyigikiye umutwe wa M23 muri no ntambara M23 iri kurwana n'igihugu cya Congo? Reka nguhereze ikaze muri kino kiganiro tugiye kubana, njye ndi Isaac Sibomana, ndagusaba gukora subscribe kuri YouTube channel kugira ngo tujye tubana no mu bindi biganiro byinshi bigiye bitandukanye. By'umwihariko ntitwakirengagiza ikimeze nk'imyigaragambyo, imvururu ziri kubera kuri Facebook, aho abantu benshi bari gushinja by'umwihariko n'abaturage, urubyiruko ruri gushinja ngo igihugu cy'u Rwanda ngo kwica abasirikare ngo babohereza mu gihugu cya Congo. Urabona amafoto menshi bari kugenda bapostinga bagaragaza abasirikare ngo bagiye bapfa, abenshi bagenda nyine mbega nyine ubona ko bari gusebya igisirikare cy'u Rwanda, bavuga ko kiri kwica abasore bacyo. Ariko nabwo ukongera ukibaza ngo bishoboka bite ko igihugu cy'u Rwanda cyaba cyarohereje ingabo zacyo mu gihugu cya Congo, cyane ko n'ubundi ari ibintu bimazwe igihe bisakuzwa, nk'uko tujya twumva ko nta nduru ivugira ubusa ku musozi. Ariko hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda bimeze nabi, abantu bari kwandika kuri Facebook bapostinga abasaza babo, bakuru babo bagiye bapfira mu gihugu cya Congo, bavuga ko igihugu cy'u Rwanda aribo cyabashyize mu gisirikare kigahita kibohereza kugira ngo bajye gushirira mu gihugu cya Congo. Ariko ukabona ko rwose ari n'ibintu bishobora kuba bibabaje, nubwo utazi ubyemeza uvuga ngo ibiki n'ibiki, kuko n'ubundi umuntu wenda ashobora gupfa atanishwe atanapfiriye n'icyo gihugu, kuko bano bari kuzabivuga. Ariko by'umwihariko abantu benshi kuri Facebook, nawe uramutse ugiyeho ukareba amafoto abantu bari gupostingaho, urabona ko ari amafoto ameze nk'amafoto mbega y'agahinda, abantu bapostinga bavuga ko babwira ngo RDF nikure ingabo ziri mu gihugu cy'u Rwanda, nako nifate ingabo zabo izikure muri Congo, kuko biri gutuma urubyiruko ruri kujya mu gisirikare rwinshi rugerayo, ugasanga ibibazo bibaye byinshi, cyangwa se banaguyeyo kubera ko bagiye mu rugamba nta gihe kinini bamaze mu gisirikare. Rero bikaba biri gutuma abantu benshi bigaragambya kuri Facebook kubera kubura bagenzi babo, cyangwa se kubera kubura bamwe mu bagize imiryango yabo kubera ngo gupfira mu gihugu
cya Kongo, kubera yuko ngo igihugu cy'u Rwanda bagishinja ko kiri koherezayo abasirikare bakijya mu gisirikare bano nyine bitwa ba kadete, bigatuma bashirira mu gihugu cya Kongo kandi bitewe n'igisirikare cy'igihugu cy'u Rwanda. Ibi ngibi rero reka tugomeze guhumuriza benshi bagomeza kuvuga ko babuze ababo, ndetse tugomeza no kubabwira ko ngomeza no kubabwira ko sinzi neza kuko nimba bari gupfira mu gihugu cya Kongo, ariko uko byagomeje bigenda bigaragazwa n'imiryango yabo, hashobora kuba harimo ikibazo wenda cy'uko bashobora kuba bafite impungenge z'uko aba basirikare bagiye bapfira hariya mu gihugu cya Kongo nyine, nk'uko imiryango yabo yagomeje igenda ibisobanura. Reka ngushimire ko abanye muri kino kiganiro, ndetse ngusabe no gukora subscribe kuri YouTube channel kugira ngo tujye tubana no mu bindi biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Naho njye twabanye ndi Isaac Sibomana, ndabakunda cyane.